igihe cyose gishize byaranzanye kurera kino cyana ibintu ndanabirambiwe rwose ubuse nzagira nzaye kwirirwa ndera icyana kitanabona nirirwa arizo mvune nirirwamo sinzi byagira igihe byanzanye muri ubu buryo ngo nze kurera iki cyana ubuse mbona ko ubuse nzabyara ryari koko ngaba utanaza ngo antere inda kuko niyo mpamvu turabyarwa niyo mpamvu turabyarwa n'ubu nicyo kimpamagaza kabira kanyibure n'undi nta nicyo kimugize nawe mukaba mwiza byara n'ubundi kanyibure n'ubundi kuko kitaba n'ubundi ntera sitiresi no kugeza itoroshye nakageze se kuko agize kunsiga muri iyi nzu uri kumwe na kiriya kintu cyo kimenye ibyo kuba ibintu bizarangira byangize kutabyara nseba muri ibindi bikundabiriza iki ese ko nawe byemeye mu cyakomera ahantu bayo hano cyangwa bino binyabiza yabaye beti kandi tundi wari nare se wangaburiye nakaburiye neza kahandi so ntabwo ko bari muri kira n'abantu kibe bahise nyine ngaho tugende twagende neza umutishwe teka nana mana kubera iki ibi bintu kuko bimbaho kenda kunyica ibi bintu ya muka data nagafashe neza afata nabi kandi ibi bintu papa nagabizi mana wankora iki koko kubera iki wamaye abantu tudahuza kenda kunyica mana yanjye kuko ubu nzakora iki
reba nagize ikibazo ariko nahuye n'abantu tudahuza, reba ndabwirirwa nkanaburara. Kubera iki koko? Kandi ibi bintu papa ntabwo abizi, aba azi ko mukadata amfashe neza. Sheri mwiriwe mute? Twishimiye neza. Natwe akazi kaba kanze kabaye ingorabahizi. Umunaniro ndumva rero, umunaniro ndumva ari mwinshi cyane cyane ariko Wagowe reka ubu warushye mwana ubuse nushyushye. abakozi barabagabanyije niyo mpamvu dusigaye turi kuboneka muri iyi minsi. Ubusa gukuramo dukweto shingiro. Kanze ntacyo ndagenda kuriramo mu nzu ntacyo, ahubwo Pacifique ari hehe? Pacifique bamwitayeho umugaburira. Pacifique mba namugaburiye, Pacifique mbese mba namukarabije, Pacifique nta kibazo afite ishuka. Utere inkuru rero, Yego. dore ngeze aha mu nzira ntacyo mva ku kazi, naho umugore wa haraguru gatoya ati wa mugore wa haraguru reka nkurangirize inkuru, ariko mbona utangiye kurakara, reka nkurangirize inkuru. Ni umugore duhuye ampara ifuti nsanzana tugirana hanze ahangaha. Usigaye ujya mu modoka z'abagore se? None se bampaye ifuti ngo nze ngera ahangaha hari icyo bitwaye? Uyu na wa mugore wanjye. Sheri ngende igiki? Ariko urabizi nawe uri umugore kandi ndagukunda. Agushyira ni mu modoka nshyize mu modoka yiwe. Yego. Sheri usigaye nca inyuma. Bari kuguca inyuma Sheri bigaragara ngo ntago njyewe mbyara ushaka abandi bakubyara. Urasuka utabyara uriya ajya nkuye. Sheri niko bimeze. Ntabwo ari ukubera ko utabyara, dore uriya mugore wabonye ntabyara ujya kwishakira abandi nagiye gushaka urampaje. Sheri hoya ntabwo mbyemeye sheri wanjye rwose. Uriya mugore nta kindi kintu dupanga, ni ifuta mpayo kugira ngo agezanga inyuma rwose. Ariko kuko inshinza abagore ahubwo ushobora kuba unca inyuma ukaba usambana, ukaba ariyo mpamvu utangiye kunshinja wenda utabona. None usigaye unca inyuma ugenda mu mamodoka y'abandi bagore. Oya, kuba bampaye ifuti ndumva nta kosa ririmo, ahubwo ntimukajye mujye mugabanya. Nta kintu nakoze kindi kuba yampaye ifuti. Byara ntabwo bisobanuye ngo ugende mu modoka z'abandi bagore ngo murare mugenda ngo nurangiza umbwire ngo ntabwo ari ukurara tugenda sheri wanjye. Sheri hoya ntabwo ari ukurara tugenda, ariko urabizi ntabwo nagucinya pe. Usigaye uri ikirayi, uri umusambanyi. Sheri hoya ibintu ntabwo ngenda ngo uhekeranye n'abagore mu mamodoka ngo mukagenda ngo baguha amarifuti ntabibonera. Ariko urabizi ndagukunda umwana neza. Mwana ndamwitaho pe, ariko ifuti ngo bangezanga byari byiza no kubona akamutuntu byoroshye. ngo ngenga mu mamodoka ngo ndabizi neza uramukunda kandi nanjye urabizi ko mwana. Mwiriwe neza? Ntabwo twakumvaga, twaba turimo tuganira. Nawe umeze neza ariko mukomeye. ane kari mu rugo Mbese ni umwana afite ayasha Pacifique ejo kumusura arahari. Pacifique arahari, nta kibazo wagenda ukamusiga. isi mwandangira guhamagarira, ariko komeza hariya mu gikari uramubona. Mu gikari nta kibazo uramusangayo. aho rero umugore mwiza. Yego. Ndagukunda pe, urabizi ntabwo wimbwira nshobora gukora amakosa nk'ayo ngayo. Guca inyuma uhekeranye n'abagore mu modoka. Icyo nkubwira cyo nkubwira ko ntashobora kugucira amakuru. Wabonye nta mbese wabonye ntabyara. Nawe uzabyara ntarirarenga. Nawe uzabyara ntarirarenga. Ntarirare jya wemera ko ntashobora kugukorera amakosa. Kwirirwa ugira gute ngaho amajoro watashye ngaho urarura ibicuku. Oya ntabwo byemera rwose. Kuba wagira uri kumwe n'abo bagore bawe wagize utesheri ntabwo byemera rwose. Oya basi reka nigendera mu bagore bawugumane nabo kuko ndumva unanije. Oya ntabwo byaba. Mana kuko ngere kubyara impumyi ume n'umugore nk'uyu nguyu. Mana nziza, Mana ushobora byose, ndakwinginze undeberere. Urabona abantu benshi dufite ibibazo bitandukanye muri iyi si, abantu benshi bafite ibibazo bitandukanye. Reba nanjye ikibazo mfite cyo kutabona. Mana ujye utureberera, hari abandi bafite ibibazo byinshi cyane.
kandi ni wowe mugabo ushobora byose, ni wowe mugabo twizera, ni wowe ugomba gukora ibintu byose. Niyo mpamvu tuba tubigusabye tukwizeye ko ugomba kubikora, kandi mbigusabye nkwizeye mu izina ryawe, amen. Ibintu koko ko bizashira pe, ibintu bizashira rwose, ntabwo bizaguma gutya, bizarangira. Mukadata mfata ntabwo ari byiza, ntabwo bikorwa. Ninde? Ninde? Ni Eric. Bimeze bite ri? Ni byiza. Wowe umeze ute ri? Yego, uje kunsura? Yego, niwe nshuti wenyine mfite n'ubundi. Yaragoye nyine. Urabona ibintu bayemo biragoye, ariko nta kundi byagenda, bibaho mu buzima, bakora byakira. Biragoye n'ubu nzarenda kunyica. Mukadata ntabwo anyitayeho. Reba saa sita mu gitondo nimugwa ntabwo ndya, umunsi wose arabunyiriza, kandi papa ntabwo abazi ngo nabwiriwe, abazi ko nariye. Ubu ngubu nzarenda kunyica pe. Ubwo ni uko bagufata? Mfata nabi cyane. Isanga nta kintu kihabuze, ubu koko biba byatewe n'iki? Nta kintu kihabuze, ariko kuba mukadata aza ntabwo anyiyumvamo, nyine akambwira nabi. Nkaza ngashaka inkoni yanjye, aho nayishyize namubaza inkoni yanjye yayirambitse pe, akambwira nabi cyane. Ya nkoni ngendaho na marinete. Yego, mbayeho ubuzima bubi. Iherezo kuriya hari impamvu wabayeho gutya. Hari impamvu irahari rwose, ariko nyine ugiye wicara wumve ko uri ku isi. Urakoze kumumuriza. Birashoboka kandi gusa ujye wicara unasenga, ubona n'ibyo byanjye. Ndasenga. Mu buzima umva byoharanira, nubwo umeze gutya birumvikana, ikibazo pe kigaragara, ariko nyine ujye wicara usenga Imana. Yego, ndabikora. Usenga Imana nta kitazashoboka. Ndabikora, ndagerageza ngasenga, ariko ndizera ko ibintu byose bizashoboka, bizagenda neza. Nta kitazashoboka. Nicyo ngukundira nanjye kumumuriza pe. Yego. Yenze rero gakomeye. Wanzaniye agaki? Wanzaniye akantu ko kurya? Ndayari ni. Kubindazi mirembe. Yego. Njya gusura. Urakoze cyane. Nabigoranye ariko nyuma biragora. Urakoze pe, nzayenda kunyica. Icyo ngukundira uri nziza. Birumvikana, ariko nyine nako se nahise hano uri kubura ibyo urya koko? Ndi kurya ibyo kurya cyane, kandi biba bihari, papa aba yabihashye, ariko ntabwo mukadata abima, amfata nabi cyane. Kubana nyine nta mukadata ni ibintu bigoranye. Urakoze cyane, ariko pe ndagushimiye, inshuti nziza. Uri inshuti nziza cyane, ndagushimiye. Ku ijambo ry'Imana nyine. None se nk'uko nakubwiye mpamvu nzambarize uwo musaza no kumujyana mu rugo, ahangaha urabona ubuzima ndimo ntabwo ari bwiza, meze nabi. Hari ikintu waba waramubwiye akaba yarakubwiye? Yaho nacyo urebye cyari kinzanye cyane nje kukubwira. Yakubwiye nk'iki? Yagize urugendo kumwe uyu munsi abantu yagiye ndetse ntabwo nanabimuganirijeho wenda cyane, kuko yihutaga pe, nanjye nabibonaga ko nyine byiza bizima. Ndizera ko ari buze kare, yabinyijeje.
yakubye ko ari buze kare ibyo bintu mukabiganiraho kuganirizaho ngiye igisubizo nukuri pe umfashe umubwire pe umubwire arebe ikintu yamfasha cyangwa se azaze na hano mu rugo abe yamvuganira rwose kuko meze nabi cyane pe kandi wowe nshuti nizera nawe ngomba wifuza gusanga kugira ibintu byanjye byose ugomba kubinkorera inshuti yanjye ubuzima bugoye ariko nyine tuza ngendeze papa wanjye ntabwo agira umutima mubi nimba imuganirizaho kumva yuko mfite inshuti nshaka kuzana mu rugo nkibwira ikibazo ufite ntabwo yabyo ubwo rero bivuze ko nataha nimugoroba we ikibazo cyawe ndagikemura we ntugire ikibazo urakoze cyane kandi ndizera ko bishoboka kandi birashoboka pe sishambane nawe singira nakubwira cyagiye numva nyine nagukumbuye nagatekereza ukuntu ngiye kwiyahura nk'urugo rw'umuntu uko mbonye kose numva biragoye birumvikana nshuti mfite wenyine pe niho uza kundeba abandi baranyanze kubera bitewe n'ukuntu umeze niwe nshuti mfite gusa pe kandi mbona unyitayeho kabisa niyo mpamvu nanjye ngukunda